umwana w'umukobwa bita Nyambo abantu bose barimo barashaka kumutwika bari kwifashisha video yawe biriya bintu wavugaga Nyambo wabivuze ubikuye ku mutima nibyo koko bimeze bite? nta Nyambo navugaga, nta n'umuntu nigeze mvuga. Kandi biriya byari blague, niba wumvise neza twari turi kuganira uri kuvuga ariko mbwira ngo nibuka neza nta mushuti we wagira umugore ari kumbwira ngo abahumura nyine naho byaturutse mutavuga ati akunze umushuti wawe udafite umuhumuro mwiza. Igenda gutyo ubwo rero abavuze abo bashaka nyine buri wese agiye ashyiraho uwo ashaka. Kuko nagiye kubona mbona Nyamba yandikiye message aranyibwira ariko byari byakubitiyeho ko hari igihe kera cyane haciye nk'imyaka nk'ibiri nigeze kubona mu ngo dukora ikiganiro icyo gihe abana abo umusitari cyane ibintu nk'ibyo ngibyo so tugiye kuri live rimwe na ba DJ Brian abantu shiduka nyine nkanyujijemo gutyo bisanzwe nyine nkuko uvuze ngo ni blague ariko ngenderura mvuga izina bitewe n'ukuntu hari undi muntu none nawe wanciyeho amubwira utuntu twinshi n'ibiki byose so urumva ku kanya byari bikindimo nanjye ncaho gutyo. Wowe wari uvuze uvuga nde? Nge navuze Nyambo mu izina nyine ariko kuri Instagram nyine bisanzwe live so abantu baragenda recording ibyo bintu barabispreadinga ejo bundi rero nagiye kubona video yawe ikomeje gutrendinga wowe no bavuga ko wowe wabyemeje so ndavuga ni reka nguhamagare ngubaze urumva numve koko niba ibyo bintu byemeza. Ntabwo mbyemeza, nta n'izina navuze, ahubwo bashaka umuntu wazanye uri gusebya undi mwana uwo muntu banamuhane. we mwari mwahuraho na rimwe? Twarahuye ariko ibyo bintu njye ntabyo nigeze mwumvaho ariko si turi n'inshuti cyane ku buryo n'umwanya twamaranye ntabwo ibyo bintu urubyumva wabyumva. Njyewe umuntu niwivugiye hari ibya blague kandi siwe navugaga. Yes, abantu babazi wowe na Nyambo bavuga ko kubera ko wahoze ari umukunzi wawe maginga aya ngaya Lague Byiringiro yahoze none kandi ari umukunzi wa Nyambo so bakavuga ati wenda ushobora kuba warabivuze kubera gashiha yuko Lague akunda Nyambo kukurenza ibintu nk'ibyo ngibyo. Sabye byo nta kintu mbivuga kuko Lague ntabwo yabaye umukunzi wanjye, nimba yabaye n'umukunzi wa Nyambo ntabyo nzi. Ibivuga byose si ukuri. So wowe niki wabwira umuntu wese ukomeje guspreadinga cyangwa se umuntu wese ukomeje kugenda yamamaza ibyo bintu by'ukundi mwana nuka nabi niki wamubwira maginga yangaya ndetse niki wamusaba? Icyo nababwira bareke kugenda basebya undi mwana kuko siwe navuze kandi abikeka ko banuka bashaka ibibahumuza.